Yesu ashimwe bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro ariko biganisha ku bumana no kubohoka. Iyi ni televiziyo yitwa ARABOHORA TV. Impamvu y'iri zina ni uburyo umwuka yazanyemo bushya bwo kugira ngo abantu bashobore kubohoka mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo n'uburyo busanzwe. Urugero, umuntu ashobora kuba afite umubabaro mwinshi akabura ikintu na kimwe yakora nk'akazi, cyangwa akaba agafite akananirwa kugakora. Ariko iyi cano yabayeho kugira ngo ifashe abantu kubohoka mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imibereho, ubeho wumva ufite amahoro y'umutima. Intego rero tugiye kuganira ni intego Yesu yasize avuze, aravuga ngo abwira abigishwa ngo mbasigiye amahoro, ngo ndayabahaye, ngo kandi sinyabahaye nk'uko ab'isi batanga. Mu by'ukuri ab'isi bajya batanga amahoro cyangwa bakibwira ko batanze amahoro, ariko mu kanya gato ugasanga amahoro agushizeho. Ariko aya mahoro Yesu atanga ni amahoro ugumana mu bibazo, ni amahoro ugumana mu bigeragezo, ni amahoro ugumana uri muzima, ukayagumana warwaye. Ibikubuza amahoro ari byinshi, ariko ukanga ukagira amahoro. Ndashaka rero ko tuganira ijambo ry'Imana. Iryo jambo, intego ni iki gituma umuntu, ni iki kizana amahoro ku muntu wabuze amahoro. Reka turebe uburyo bubiri abantu bashobora kuburamo amahoro. Uburyo bwa mbere, umuntu ashobora kubura amahoro kubera ko yakoze ibyaha byinshi, noneho ubwinshi bw'ibyaha umutima ukajya uhora umubwira ngo ufite ibyaha, warahemutse, wagize gute. Ibyo bintu bikaba byakubuza amahoro. Ubundi buryo abantu bashobora kuburamo amahoro ni ukuba umuntu ashobora guca mu bibazo byinshi, ugasanga muri wowe wahuye n'ubuzima bukugoye. Uhura n'ubuzima uri wenyine, uhura n'ubuzima udafite ukubwira ngo sorry cyangwa ukubwira ngo ihangane, humura. Reka mbabwire rero ukuntu Yesu yavuze. Ndacyakomeje rya jambo rivuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Iryo jambo riri muri Yesaya ibice byaho 50 umurongo waho wa 7. Yavuze iri jambo kubera ko yari afite ibintu byinshi abona bimwugarije, abona bimubuza amahoro, abona bituma atagera ku ntego ze. Hari igihe umuntu abyuka akumva muri we afite amahoro, ariko yagera nko mu kazi agahura n'ibintu bimubuza amahoro. Abo rero nibo Yesu yabwiye ngo mbasigiye amahoro. Ibyo bintu bikubuza amahoro, byaba ari ibibazo, byaba ari uburwayi, byaba ari akazi, ubona wenda utabona promotion, abandi bakabona promotion, wowe usenga ukayibura, niho Imana irimo ikubwira ngo nawe ugomba kugira amahoro. Igihe abantu bashaka kukumaraho amahoro, ntubure amahoro kubera abantu. Igihe wakoze icyaha ukaba ari bwo ushobora kubura amahoro ukakihana. Imana itugirire neza cyane. Sinzi uburyo ndi bubibabwiremo ngo mubyumve mu buryo wenda burambuye, ariko Yesaya ibice 50 yaravuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, kuko Imana nizeye izantabara, nicyo gituma njyewe ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hakamera nk'urutare. Arandika aravuga ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Iri ni ijambo rishobora kukugaruraho amahoro wari ubuze, amahoro watewe no kugeragezwa ukayabura. Mbese reka mbivuge neza, ushobora guhura n'ibigeragezo bikomeye, ukaba ufite amasezerano menshi, ariko ukabona nta na rimwe riri gusohora. Abandi bagenzi bawe ukabona byarasohoye. Reka nkubwire inshuti y'Imana, reka kwigereranya n'abandi. Wowe
wowe genda uko Imana ishaka. Niba ukennye ugira ibyiringiro ko Imana izagukura muri ubwo bukene. Niba uri umushomeri, erega ushobora no kuba uri umushomeri kandi ukora, ukaba urakora ariko still ukaba umeze nk'umushomeri, ukaba ufite akazi bakakubona ujya ku kazi ariko mu by'ukuri nta kintu ushobora gufata. Reka nawe nguhumurize, kuko Umwami Imana izagutabara. Nicyo gituma udakwiriye kumwara. Ushobora kuba waragize umugisha ukambuka ukajya inyuma y'igihugu, wenda ukajya hanze kure cyangwa hafi, ariko still ubuzima ukabona buri kwanga, ukabona buri kukugora, ukabona abandi barakora wowe ntukora ngo bikunde, ukabona ubuzima bwahagaze hamwe Satani akubwira ngo ibyawe birarangiye. Mbere yo kumva ko ibyawe birangiye, umva ko ahubwo ibyawe bitangiye, kubera yuko Umwami Imana azagutabara, kubera ko Umwami Imana azakurengera. Umva ko hari izindi mbaraga ukwiriye kugira. Nubona uri gucika intege, uzamenye neza kuri gushimisha Satani, ariko nubona urimo ugenda usubizwamo imbaraga, wambara imbaraga, ugira ibyiringiro, ugira amahoro y'umutima. Ndashima Imana itanga amahoro mu gihe umuntu ari mu ntambara n'ibigeragezo. Ubundi akenshi ibigeragezo ducamo abenshi bibamaramo amahoro, abenshi bibamaraho ibyishimo, abandi bikabamaraho umunezero wo mu mutima. Ariko umuntu wiringiye Imana anezerwa. Haleluya! Anezerwa ari mu bibazo, anezerwa ari mu ntambara, anezerwa ari mu kaga gakomeye. Hari nk'abantu bajyaga kubica, bajya kumwica, ukabona muri we nta nicyo bimubwiye, ahubwo arindiriye indi gakondo y'Imana. Mbese hari ubundi buryo. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ryavuze amagambo akomeye. Iri jambo ryo ryavuze ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware. Abagutonganya uzabashaka ubabure. Imana ishimwe. Abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Ubu ushobora kuba ufite abantu bari kugutonganya, uriya se azimarira iki, uriya se azagera kuki, uriya se aziga bikunde, uriya se azacuruza yunguke, azahomba. Umva ijambo uko rikubwira, higira ikikumaraho amahoro. Yesu arakubwira ngo akira amahoro uri muri ibyo bibazo, akira amahoro uri muri ubwo bushomeri, akira amahoro wanabonye akazi ukicayemo. Ndagira ngo nkubwire yuko ibyo umwanzi wawe arimo yifuza ntabwo ari byo bizakubaho, ahubwo iby'Imana iri kukubwira, ibyiza iri kukubwira. Imana ikorana n'imitima yacu, ibyo ngibyo nibyo uzabona. Sifa kwa Bwana. Duha Imana yacu icyubahiro. Iri jambo ni ibyiringiro bikomeye. Hano haravuze ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Akira Imana ihindura ubusa imigambi y'abakurwanya. Ikindi kintu kimaraho amahoro abantu ni ugutakaza ibyiringiro. Iyo watakaje ibyiringiro ubona nta muntu n'umwe ufite, wumva wanakwiyahura. Iyo watakaje ibyiringiro wumva usa nabi, ukabona abantu bose barakubona nabi, ariko uba watakaje ibyiringiro. Ariko uzarebe iyo ufashe amasengesho ukiyiriza ubusa, ugahamagara Imana, ukumva ufitanye communication n'Imana, ugira ibindi byiringiro bishya. Haleluya! Ugira izindi mbaraga. Reka mbabwire, iyo abantu bagiye nko kwigirira nabi, ba bantu bajya bakunda kurwara depression. Reka mbabwire impamvu umuntu urwaye depression abona ari wenyine. Icyambere, aba yaregeze ahantu atakaza ibyiringiro by'ubuzima. Urugero, umuntu ashobora kuba afite umuntu wamwanzi. Harimo abagira depression kuko abantu babanze, akumva ari wenyine. Hari n'uba afite abandi bamukunda, ariko agahura n'ikibazo, ubwonko bwe bukananirwa kucyakira. Nta kindi kibitera rero, nuko Satani aba yaseseye gake gake akakubwira ati ibyawe birarangiye,
ibyawe birarangiye, urakennye, uri umushomeri, umaze imyaka 5, umaze imyaka 10, cyangwa se umaze n'amezi, umva uko ijambo rivuga, kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Yesaya arabyandika mu bice 57, ibice 50, umurongo wa 7, aravuga ngo kuko hari icyo navuganye n'Imana, kuko hari icyo Imana yasezeranije, kuko nagiye muri kano kazi Imana yavuze, ntabwo nzakavamo, ntabwo nzatsindwa, ntabwo abanyamahanga cyangwa abakorera Satani aribo bazanesha, ahubwo abari mu ruhande rw'Imana abo nibo bazanesha. Umwanzi wanjye azasubizwa inyuma, umurezi wa bene data azasubizwa inyuma, ahubwo icyo Imana yagambiriye nicyo kizaba ku biringiye Imana. Ushobora kuba wiringiye Imana pe, ariko ukaba umaze igihe pe ugeragezwa, ukaba umaze igihe ubona abantu bose baragutaye, Imana iri kumwe nawe. Nubwo abantu bose bakureka, ntabwo Imana yo izakureka. Yesu ashimwe cyane. Ushobora no kuba warakijijwe, ariko pe ukaba umaze igihe wumva Satani akubwira ngo iyahure. Numvise umuntu uherutse kwiyahura Icyangugu. Mu by'ukuri uriya muntu wiyahuye akiyahura ari n'umukristo, akiyahura ari no mu rusengero, yari yabuze ibyiringiro, yari yamaze kumva ko ari wenyine. Ariko mwene data, ukeneye kugira umuntu nawe ubwiriza ubutumwa, nawe akagira amahoro y'umutima, nawe akumva ko hari Imana yatabara, akumva ko hari Imana yamukura mu kaga, akumva ko hari Imana yamukura mu bushomeri. Undi akaza akakubwira ikibazo, warangiza uti mwene data ihangane ndagusengera. Ese koko uramusengera kandi mu by'ukuri ufite ubushobozi? Banza umukemurire ikibazo, nurangiza umusengere, iryo sengesho azaryumva. Ariko nubwo wenda bitagenda gutyo, reka mbwire uyu muntu Satani yamazeho amahoro, reka mbwire uyu muntu umaze igihe arira, ukaririra mu buriri bwawe, ukaririra muri iyo biro wicayemo, ukaririra muri ako kazi, Imana igiye kubura dosiye yawe, nawe unezerwe, nawe ubone amahoro, nawe ugira ibyiringiro. Oh haleluya. Ijambo ravuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ikindi kintu gituma umuntu amwara ni iki? Reka njye ku ruhande rw'abantu bakora ibyaha. Satani arakubeshya akakubwira ati urugero, genda usambane urabona amahoro, genda usambane urabona igisubizo cy'ikibazo ufite, wenda urabona amafaranga, ukagenda ugasambana kugira ngo wenda ubone amafaranga. Imana idufashe bene data. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibyo byose wabinyuramo, hariho Imana izagukuraho icyo gisuzuguriro, izagukuraho ibyo bintu biri gutuma ushaka kwiyahura, ibyo bintu biri gutuma uba wenyine, uru rugo rudafite amahoro. Imana irashaka kuruha amahoro. Aba bantu badafite amahoro, Imana irashaka kubaha amahoro. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro, simbahaye nk'uko abisi batanga. Umuntu arakubabarira, ariko ejo akavuga ati n'ejo nari nakubabariye. Ariko iyi Imana ikubabariye ibyo byaha, ibyo ngibyo wakoze kugira ngo ubone imibereho, ikubabariye. Humura, humura nshuti y'Imana, humura wa mupapa we, humura wa mukobwa we, humura wa mudamu we. Nawe ushobora kuba waragiye ugerageza kugira ngo ubuzima bukunde. Yesu Kristo uri muri wowe azatuma ubuzima bukunda. Ikibi gusa ni ukuba utarakiriye Yesu. Ntabwo umuntu wakiriye Yesu ajya gukemuza ikibazo ikindi. Iyo ugiye umuntu akakubwira ngo nguhaye akazi, ariko banza ukora ibi, banza wibe n'urugero, banza usambane, icyo gihe ntabwo ari Imana ibiguhaye akazi, uba wirwaniriye. Ibyo bishobora kukumaraho amahoro. Uzarebe niba icyo cyawe waragikoze, ugera mu rusengero bakigisha
ukumva ni wowe bari kuvuga, ugahaguruka ukihana, ariko ukumva uraregreta. Uko kuregreta icyo kintu wakoze kandi wenda waracyanduriyemo n'uburwayi bikagutera kwiganyira, ariko umwami Yesu arambuye amaboko kugira ngo akubabarire, arambuye amaboko kugira ngo akuruhure. Iri jambo riravuga ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Imana nimara kugutabara, abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Uwo muntu ukureba nabi mu kazi uri gukora uzamushaka umubure. Oh haleluya! Umva uko ijambo rimbwiye, riravuze ngo kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo. Akira imbaraga z'Imana zituma unesha ibyaha kugira ngo nawe Imana igufate ukuboko. Dore umuti wo kwihana icyaha no kukireka ni ukubanza ukimenya uwo uriwe, ni ukubanza kumva uburyo wababaje Imana. Imana niyo iguha guhumeka ariko urimo urayicumurira. Imana niyo iguhaye kuba ukiriho. Reka kwiyambura ubuzima Imana yaguhaye, ntihakagire ikintu cyose kikumaraho amahoro Imana yaguhaye. Niyo waba warakoze ibyo byaha byinshi ukaba wumva birwanira mu mutima wawe, Imana ifite imbaraga zo kugukuraho hantu, zo kugukuraho igisuzuguriro. Hari n'igihe ugira ibigeragezo ukiheba burundu. Reka mbabwire bene data, umunsi umwe nari ku ishuri, abantu bakajya bakora ibyaha, abantu bakajya biba, abandi bakajya basambana. Nigaga mu gihugu cya Uganda, noneho abo twajyanye barakira kubera nyine kujya muri ibyo byaha. Abagabo bakabagurira amamodoka, bakabagurira amazu. Ariko reka mbabwire, ikintu cyavuye muri ibyo bintu ni uko bamwe bagize ibibazo byo kurwara depression, kubera yuko harimo abagize umubabaro bicuza impamvu ibyo bintu babikoze. Kandi igihe kiza kugira bandura n'uburwayi. Satani arakubeshya ati wowe genda ubikore, genda wibe urakira, ariko iyo bagufashe baragufunga. Undi muntu umwe rero twabanaga n'ubuhamya bwanjye, arangije afata igihe kimwe aravuga ati reka njye nari umurokore kandi n'ubu ndacyari umurokore. Aragenda, icyo yaragambiriye ni kimwe gusa, yaragambiriye gusa kuntesha umwanya, kunesha. Nari mfite muri nge najyaga nsenga nkavuga ngo Mana, ni ukubera iki abantu bari gukora ibyaha bingana gutya rwose? Arangije uwo muntu twiganaga yari umunyarwanda, aragenda arangurisha, aragenda mu banyamahanga, aravuga ati jye mfite umukobwa w'umurokore kandi ni umwana mwiza, biroroshye ko namukugezaho. Undi aramubwira ati we munzanire nzaguha amafaranga. Amuha amafaranga menshi, icyo gihe yamuhaye miliyoni zigera ngo muri 12. Undi nawe yibwiraga yuko byoroshye ko azangezayo. Urumva twari muri kaminuza. Hanyuma rimwe Imana irambwira, intumaho, irambwira ngo Beti, senga amasengesho y'iminsi 3. Amasengesho ndayakora, ndasenga, nyarangije nta n'ijwi ry'Imana numvise rimbwira ngo ibyo wasengeraga bivuyeho. Gusa numvise ijwi rimbwira ngo senga, ndasenga. Naho numva ijwi rikubwira ngo senga, ujye usenga. Buriya hari ibintu uba ugiye kuzanyuramo wowe utazi, Imana ikabishaka kuguha imbaraga. Ndasenga, amasengesho ndimo nyasoza, tuva gusenga, urareba abana b'abakobwa bose bavuye ku ishuri, duca muri resitora, turarya, tumaze kurya turataha. Barambwira bati hano hari umunyarwanda wahimukiye, reka tujyane kumusura. Wenda pasiporo nikurangiriraho, twagenderaga ku marese pase, ibyo kwambukira ku irangamuntu byari bitaraza, wacumbikayo. Nyine ukumva ni byiza kugira mwene wanyu mu kindi gihugu wigamo ushobora kwiyambaza
habaye ikibazo. Ariko reka mbabwire bene data, uwo mwana icyo yaragambiriye, hari abantu bajya bagambira gukora nabi, yaragambiriye kungirira nabi, yaragambiriye gutuma ubuzima bwanjye bwangirika, yaragambiriye kunshira uwo munyamahanga ngo wenda nanjye mere nk'uko ameze. Usanga hari abantu bagira ishyari. Icyo gihe nari umukobwa muto rwose w'imyaka nka 20 gutyo, 19 20, yego. Akaba we icyo yashakaga kwari ukugira ngo nanjye ngwe muri iyo mitego mpinduke nkawe nk'uko yari yarayiguyemo. Ariko akambabwire gusenga Imana. Ndamubwira nti reka tuzagende ku cyumweru tuvuye gusenga, tubone kujya gusura uwo munyarwanda wimukiyeyo. Urumva twavuye mu Rwanda tugiye kwiga Kampala. Nuko ndangije ndamubwira nti noneho ku cyumweru nituva gusenga tuzajyeyo. We yari yagambiriye ahubwo kundoga kugira ngo n'ubwenge anjyane ntazi yondi. Kwa kundi nyine ikigare cy'abanyeshuri, abakobwa, abanyamahanga, abanyarwanda, kandi yari uwo mu nzu y'Imana, yarasengaga. Ariko mu by'ukuri jye mufata nkaho yari umupagani wo mu rusengero, yari uwo gusohoza ku buzima bw'abantu. Ariko Imana ntago yabikunze, yarantabaye. Naragiye rero tugiye muri resitora kurya naka fanta nkuko nabandi bayaka, ariko barantanga kumwe abakorege bawe bashobora guhita bafungura bati beti turabiza ngo iyi ngiyi, barayimfungurira. Kumbi bari bashizemo ni nk'uburozi, ibintu biri butume ndi buhite nsinzira ngata ubwenge, bakanterura bakanjyana kwa wa muntu w'umunyamahanga. Reka mbabwire imbaraga z'Imana bene data, ibyo bintu nubwo yabikoze gutyo akabigambirira, ndashaka kubabwira ko atabigezeho. Narinjiye nsanga bamfunguriye fanta, kubera hari na ya masengesho nari mazemo iminsi, kubera hari n'ubuntu bw'Imana. Buriyo wasenze Imana rigiguha n'ubuntu, ukumva nk'ijwi rikubwiye. Numva ijwi rimbwiye ngo iyo fanta wiyinywa saba iyindi. Ndashima Imana igitanga ijwi mu gihe cy'amakuba. Ndagenda mpita nsaba iyindi, ya fanta mugenzi wanjye uwo nguwo yanywaga nk'iyo ngiyo yari Mountain, asaba iyindi Mountain ya kabiri, kandi ya yindi yamfunguriye ihari, jewe nywa iyitwa Mirinda. Turangije kuyinywa bari bazi yuko hari batekinitse, hari umuntu w'umurokore winjije ahari. Burya hari ukuntu iyo umuntu nubwo waba uri muri kaminuza ariko warakuriye mu kirokore, hari ubuzima bwa hano ku isi ubutazi, hari amacenga, hari imvugo ziri hano hanze ubutaramenyera, hari ubuzima mu by'ukuri nanjye ntarinzi, kuko nicyo gihugu nari ngiyemo bwa mbere mvuye mu Rwanda. Ariko kambabwire igitangaza cy'Imana, ijwi ryarambwiye ngo ifanta wiyinywa, fanta sinayinywa. Turangiza kunywa, barambwira bati rero reka tugende. Ndababwira nti rero ndumva ngize intege nkeya, nimureke tuzagenda ubutaha. Kumbi Imana, niba ijwi ry'Imana ryancaga intege, nkumva muri jye nacitse intege, sinshaka kugenda. Ariko bo bari bamaze guplaninga imigambi y'ikibi bari bunkorere, y'ukuntu bari bunshyira uwo muntu. Urabizi abanyamahanga bagande bajyaga bavuga ngo njagaro muhara munyarwanda, ibintu nk'ibyo. Noneho bagashaka nko kwangiza ubuzima bwawe, cyangwa nawe bagute mu mutego ugende nawe ubikirara nkabo. Kuko urumva twarabanaga, abenshi ukabona baratega, abandi nyine bakajya kwigurisha bya bindi byari byarateye mu rubyiruko. Ariko jyewe ugasanga nihanganiye mu bukene nari ndimo, baba bagiye ngasigara soma Bibiliya, wenda abagabo babasohokanye, njye ntago nari mfite uwo mutima. Ariko sinavuga ngo ni njyewe, n'ubuntu Imana yari yarangiriye kunyiyereka ndi muto. N'ababikoraga ntago ndimo mbacira urubanza, cyangwa n'abakibikora ubu ngubu. Ariko munyumve yuko atari ukubirata, it's my testimony, ni ubuhamya bwanjye nanyuzemo. Kandi benshi mu bo twabanyiriya Uganda twiga, ubu buhamya bamwe barabuzi. Najyaga nicara muri hostelo nta n'icyo kurya mfite, yenda mu Rwanda ntafite n'umuntu mpamagara, ntabwo nari mufite ngo wenda muhamagare mubwire ngo nyoherereza ibiryo byashize, nyoherereza. Gusa ndasabira umugisha umumama umwe witwa Mama Dorine. Mama Dorine
twasenganaga ahantu ku gicaniro, yambereye umugisha ntago nzamwibagirwa. Mu gihe abapagani reka mbivuge gutyo kuko Bibiliya niko yabise, bo mu rusengero, abapagani bo mu rusengero basengaga ariko bagambiriye kunkorera ikibi. Twaranabanaga aho hafi muri hostelo, bakagenda bakanywa izo nzoga, kandi barangiza bakaza no mu rusengero, bakaza mu rusengero bakiyoberanya. Njye nkababwira ariko ho kugira ngo usenge wiyoberanya, ugenda unywa inzoga wihishe, ugenda usambana, kandi warangiza ukaza kuvuga ngo abantu basambana nibiyana. Wowe hitamo kimwe, niba ukorera Imana korera Imana. Njya nkunda kubivuga, bene data, birakwiriye ko abantu bamesa kamwe. Niba usenga bimenyekane kusenga, hagira ikimenyetso kikwerekanaho kusenga. Niba kandi uri umunyabyaha ibimenyetso birahari, ariko reka kubeshya. Noneho kubera ko babivangaga muri ubwo buryo, bagatangira bakajya bavuga ngo burase ngo nguriya, ngo reba inzara yamwiciye mu nzu, ngo reba ngo ubuse, ngo reba amaze iminsi biratarya, ngo reba ry'imigati gusa na Rolex. Ariko ngiye nkumva afite amahoro yo mu mutima, ariko abandi barimo barya ayo makoko wandegeye n'ahandi, ariko ngiye nkumva Imana impaye amahoro yo mu mutima. Hari igihe Imana iguha amahoro muri ibyo bihe bimeze gutyo. Rero nabaye muri ubwo buzima, uwo mukobwa aragenda arangurisha. Amaze kungurisha mvuga, yaragiye avugana n'umugande, amuha amafaranga, aramubwira ati nzamukugezaho. Biza kumunanira rero kuko umwuka w'Imana yagendanaga nanjye, nkumva ijwi rimbwira uyu munsi wigenda, byimure muzagende ejo, ariko ntazi impamvu. Kumbi ni Imana yashakaga kundokora. Mumere Imana icyubahiro. Imana yashatse kukurokora ntibura ukuntu ibigenza. Arangije rero tuvuye muri resitora baranyinginga, ndabyanga, mbaha randevu yo ku cyumweru gikurikiyeho ko ariho tuzajyana gusura uwo munyarwanda. Iyo ubuhamya ari bwinshi, hari igihe umuntu atabukurikiranya nk'uko buri, murambabarira. Simenyereye kubutanga, ariko numvise biri ngombwa ko mbubaha, wenda hari abo bwafasha. Nagenda njya kubwiriza ahantu bita Mukono University. Nari nagiye kwigisha, hari urusengero ruri aho hafi, ariho hari bubere konseri. Wa munyamahanga watanze amafaranga ngo bamuzanire umunyarwanda, umugore w'umunyarwanda yari muri icyo giterane. Urumva ni kwa kundi nyine bagufata ku ngufu cyangwa bakanakwicara, ibyo bitaga gusadaka. Arangije uwo munyarwanda aragenda aramubwira ati yarananiye. Uwo mukobwa twabanaga akira ifoto ye, nibyanga uzamujyane mu barogo bamuroge, mu barozi. Aragenda arayimuha. None uwo munsi ndi kubwiriza mu giterane, byari byararangiye nyine byaramubwiye ko byamunaniye, ariko yamubonera ifoto rero umunyamahanga yari ayifite. Arangije uwo munyamahanga yari afite gahunda yo kuzajya kundogesha kugira ngo ankurure, cyangwa kwa kundi nyine bashika abantu. Ariko kambabwira igitangaza cy'Imana, narigishije muri urwo rusengero, nigisha ijambo umwuka w'Imana yarampaye rivuga ngo umuntu w'Imana arahenze. Uko ndi kuryigisha, kumbi nge naraguzwe simbizi. Shima Yesu watuguza amaraso y'igiciro cyinshi. Umuntu Yesu yaguze aya maraso, nubwo yaba ameze gute, nubwo yaba ari umukene, apfa kuba yubaha Imana, Imana iramwemera pe, kandi Imana imuha amahoro y'umutima. Uwo munyamahanga rero, uko nigisha ijambo rimutsinda, umwuka wera ashorera ijambo. Arangije abarahagurutse ati musasire banange, mumbabarire, mukamakorede by'amagero, ndashaka Imana inkoreye ibitangaza, ndumva ashaka kwakira Yesu. Nyine avuga amagambo menshi, ukuntu nyine Imana imukoreye ibitangaza, yumva umwuka mwemeje kwihana. Ariko aravuga ati ariko mbere yuko nihana ibi byaha byose nigishije iryo jambo, navuga ni umuntu wese ukora ibyaha ni uwa Satani. Umuntu usenga agasambana ni uwa Satani. Nareke gusenga asambane, kuko ubwo nicyo yiyemeje, kuko imirimo ibiri ntabwo bishoboka. Ubundi muri iyi si ntabwo ushobora kuvuga ngo ndi umukristo ukora ibyo Satani ashaka. Oya, ubwo nyine uba uri uwa Satani. Niba ukora ibyo Imana ishaka, nawe uri uw'Imana. Ijambo rivuga ngo muri inshuti zanjye nimwubahiriza ibyo mbategeka. Niba wemera kubahiriza itegeko ry'Imana, ukihana ukamaramaza, uri inshuti y'Imana. Ariko niba ubivanga,
uyu munsi ukaba akaguru kamwe karaha mu by'Imana akandi kari hariya mu by'isi. Oya ntago bizakunda. We rero yari amaze igihe kinini ameze gutyo, akora ibyaha, agura abantu, abica, abaroga, abasadaka. Ariko umunsi yari ageze kuri njyewe ntanabizi ko uwo mugambi uhari. Imana itumenyera ibiri inyuma y'imigambi ya Satani. Imana itumenyera ibiri kuduhiga twebwe tutaranabikandagiramo. Nk'ubwo jyewe nari innocent ku mutima, ntabwo nari mbizi, ariko mumera Imana icyubahiro ijya ibana natwe, ikadukomeza, ikaturengera, ikadukiza amaboko ya Satani, ikadukiza abatwasamiye. Uko niko nawe Imana yagukiza ayo makuba n'ibyago uri guterwa n'abapagani bo mu rusengero cyangwa n'abantu batarizera. Ibintu bimaze gukomera, yumva umwuka, umuriro, arahaguruka ati ndumva umuriro mu mutima wanjye, ndumva umutima unyemeza kwihana, ndumva ntarinyijijwe. Uno muburizi wengiri aravuga ijambo ry'Imana, umuvugabutumwa aravuga ijambo ry'Imana, nkumva nijya avuga. Aravuga ati bampaye ifoto kugira ngo uyu muntu nzamukurure, nzamushike, kugira ngo atazashobora gukira. Ubwo yanze kugera iwanjye kumungezaho byananiranye kandi narishyuye amafaranga, reka njye mu barozi. Mu gihe yitegura kujyayo, niwo munsi nigishije iryo jambo. Arahaguruka mu rusengero aravuga ati banangeze nde nakifananyi wano, mfite ifoto hano. Uyu muvugabutumwa arabwiriza, nkabona ameze nk'ifoto mfite hano, ariko ifoto mfite ni mutoya, ariko uko mureba ni munini. Mufashe mbereke murebe niba ari we. Afata ya foto ayiha abandi bakozi b'Imana barabo babashumba. Abari banzi nyine baramenya, abatari banzi nyine ntibamenye. Ariko naga foto nari mfite imyaka, nari mfite nk'imyaka 18 nkiri muri segonderi. Agafoto arakerekana, ubwo nari muri kaminuza icyo gihe. Agafoto amaze kukerekana, nanjye ndakareba mbona ni jyewe. Avuga ukuntu yaragambiriye kuzajya Tanzania gushaka abarozi bakomeye kugira ngo banshike njyewe. Ariko abarozi niba na Tanzania gusa, isi yose barahari, yenda no mu Bugande yari bubabone. Ariko ashobore kuba yari afite uwo yizeye kurushaho, asanga nanjye uwo nizeye arakomeye kuruta uwo yizeye. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo wizeye arakomeye, uwo wiringiye arakomeye. Iyi Imana ikubwira ngo va mu byaha irakomeye, izakugirira neza. Ifoto arayizana, ndayireba, n'ubu ndayifite. Arihana, yakira Yesu, avuga ukuntu byagenze. Ariko yumva aravuga ati uyu muntu arabwiriza nkumva ndimo ndashya. Ubundi iyo umuntu afite umwuka wera, umwuka wera agereranywa n'umuriro. Umwuka wera atanga amahoro mu gihe kitari cyo kugira amahoro. Umwuka wera agereranywa n'ikimenyetso. Iyo ufite umwuka wera ni nka kwa kundi umuntu akwandikira ordonance agateraho kashe. Hari kashe ibiri kuri wowe, hari ikimenyetso kiba kiri kuri wowe. Nk'uko Satani nabo abamukorera bafite ikimenyetso, n'abakorera Imana bafite ikimenyetso. Imana inkiza gutyo, inkiriza muri icyo giterane. Ndashimira Imana yankuye aho hantu hose, yagendanye nanjye muri urwo rugendo. Ibyo umwanzi wanjye yaragambiriye ntabibone, ahubwo iby'Imana igambiriye ikaba ari byo biba. Rero nawe ndagira ngo soze nkubwira ngo ntihakagire ikintu kikumaraho amahoro. Hari igihe muri iki gihe abantu, umuntu yiyaranja gusa tu akakubwira ijambo ribi kugira ngo akumareho amahoro. Hari n'igihe umuntu akubwira nabi akaguhabya kugira ngo akumareho amahoro, kugira ngo atume wiheba, atume ubona ko nta muntu ugira, uri wenyine. Ndi mu bantu bajyaga biheba, mwumva ndi jyenyine. Hari igihe Satani yigeze asura arambwira ati none kuri wenyine, none ko nta muntu ufite kandi uri mu bantu, igirire nabi. Ndashima Imana yankuye aho hantu. Ku bari bazi ko mfite ibyo bitekerezo, shimira Yesu wahankuye. Hari igihe ugeraho ukabona ijuru rikuguyeho, ukabona isi ikubanye nini, ukabona ntufite uwubwira, ukabona nta cyerekezo. Ariko nukuri mwene data, komeza ujye imbere usenge, komeza wihangane bikugore, ariko ukomeze ujye imbere mu gusenga, ureke gucika intege. Ntihakagire rero ikizakubangamira. Umwami Yesu ari kumwe nawe. Ijambo rero
ndangirijeho riri muri Yesaya 40 umurongo wa 29. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ishyirwe hejuru, Imana ibaha umugisha. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije ikamwongeramo imbaraga. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha bene data. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Ibyo yavuze byose bizasohora kuko Imana yabivuze. Imana ibaha umugisha. Navuga byinshi ariko nari ngambiriye kubwira umuntu uri kugeragezwa, waba uri mu mahanga, waba uri mu Rwanda, waba uri Burundi, waba uri Uganda, waba uri mu Bubiligi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada. Bene data, isi yose ni imwe, nubwo wenda uburyo abantu bahaha atari bumwe, ariko agakiza ko kaba mu mutima. Imana iguha agakiza kandi ntihakagire ikintu wemerera ko kigukuramo amahoro Imana yakwihereye. Nubwo waba waburaye, uyu munsi waburara ejo ukarya. Nubwo business yawe yaba yahombye, uyu munsi waba uhombye ejo bikagenda neza. Nubwo waba waratinze gushaka, uyu munsi byaba bikuriho ariko ejo ugashaka. Nubwo waba uri umusore ukabona nutera intambwe nk'uko abandi batera intambwe, ntacyo wimarira, ugahora wibaza uti nge nzashaka ryari, ngewe ubuzima nzabufatisha. Imana irahari, Imana yawe irahari. Ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, ahubwo ibyaha n'ibicumuro byacu nibyo bituma tutinjira neza vuba mu masezerano Imana yadusezeranije. Gusa Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ariko ushobora no kugeragezwa kubera yuko Imana igushaka, ikemera kugucisha muri iryo somo, muri iryo shuri. Mu by'ukuri nk'ubu ndi kubigisha, ndabizi neza ko mwebwe hariyo umuntu umaze igihe ari mu nzu, akaba amaze nk'iminsi 3 afite ideni, akavuga ati iri deni ko ryananiye kuryishyura reka niyahure. Cyangwa undi akaba avuga ati uyu mugore ko yananiye reka niyahure, cyangwa se reka uyu mugabo ko yananiye reka nigirire nabi, cyangwa reka mute. Oya, iyo ni imigambi ya Satani. Ntiwemerere Satani kukumaraho ibyiringiro. Ibyiringiro by'abasenga birahari, ibyiringiro by'abakijijwe birahari, ibyiringiro by'abamaramaje kujya mu ijuru birahari. Soje nkubwira ngo shaka Uwiteka bigishoboka kwabona, mwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ibyaha bye, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nawe uri muri gereza, Imana yagufungura. Nawe warenganye, Imana yakurenganura. Humura, ndagira ngo nguhumurize. Ntuzemere ko umuntu wese akumaraho amahoro yawe. Ukuri ba wowe, reka kwigira uko utari, reka kwigereranya n'undi. Wowe ni wowe, genda ukuri. Reka mbaho urugero, nk'ubu uku kubwiriza kuri cano, hariyo abantu babyumva bataye buriya yenda bari gushakisha amafaranga, buriya yenda nibyo abateka mutwe. Reka da, nta kibazo. Nubwo umuntu yabivuga, njyewe uwo ndiwe niko ndi, ibyo bazabivuga, ariko nyuma nibimara babone yuko atari ko byari bimeze. Ntago wabuza umuntu kukuvuga, mureka avuge, ariko nawe uvuga imbaraga z'Imana wabonye. Wiyatureho amagambo y'ubugingo, wiyatureho amagambo y'ibyiringiro, wihanurira ubwawe, ugire plani, uvuga uti ngiye gukora kandi nzabigeraho mu izina rya Yesu. Reka sengera umuntu wese warucitse intege. Reka soze nkubwira ngo nubwo ubona bikomeye, imbere yawe hari igisubizo. Nubwo ubona byarangiye, ntago byarangiye, ahubwo Imana igiye gutangira kukugirira neza. Nubwo ubona ibyaha byabaye byinshi, ukuba wumva Imana itanakubabarira. Ijambo ravuga ngo dore ibyaha byawe nzabihindura nka sheregi. Imana itugirire neza, ni Uwiteka kubwira. Nubwo waba warishe, harimo abantu baba bumvira ijambo baragiye bakuramo amada, bakica abana, bakagira gute, Uwiteka yakubabarira. Upfa kuba wowe mu mutima wawe wumva umaramaje gukurikira Yesu. Imana ibaha umugisha. Ngiye kubasengera Imana kugira ngo
ibakure muri iryo sayo ry'ibyaha, igukure muri ubwo businzi, igukure muri ubwo busambanyi, igukure muri uko kwiheba, igukure muri uko kubura amahoro, muri uko kubura uguhumuriza. Yesu arakubwiye ngo araguhumurije, humura witinye, abakurakariye bazakorwa n'isoni bamware. Reka dusenge. Intego y'iyicano nyine nk'uko mpora mbibabwira ni ukugira ngo imitima yanyu ibohoke. Yitwa Arabohora TV. Umwuka niwe watanze irihishurirwa kugira ngo iyicano ibeho. Ntabwo ibyo abantu bibwira kuri wowe ari by'Imana iri kwibwira. Pfukama aho uri, cyangwa aho uri wicaye muri biro, cyangwa aho uri uryamye ukumva rino jambo, unyemerere ubwire Imana ngo Mana nyambika imbaraga. Tugiye gusenga Imana. Mwami Imana yacu, mu by'ukuri iri jambo ni iryawe. Njyewe ntaratangira kuvuga iri jambo wari uzi ko nzarivuga. Ntarafungura iyi Arabohora TV wari uzi ko bizabaho, kubera yuko impfu waturinze ni nyinshi kandi n'abadukurikiye wabarinze impfu nyinshi. Ubu hari abantu bari kumvira ijambo baryamye, barwaye, barembye, bumva nta byiringiro, bahagurutse kuri iki gisasiro mu izina rya Yesu. Hari abandi bari kumvira ijambo Mwami bari muri gereza, bararenganye. Hari n'abaryumva barakoze ibyaha. Uri umunyembabazi, uri umunyembabazi. Mana, dusengeye umuntu wese utwifuriza umugisha, kuri ugambirira kugirira neza abubaha Imana. Dusengeye umuntu wese wagambiriye kuva mu byaha kugira ngo abivemo. Dusengeye umuntu wese ugambiriye kuva mu gahinda gakabije akajya mu byiringiro bishya Uwiteka atanze. Uyu mukureyo mu izina rya Yesu. Dusengeye umuntu wese wamaze gusohoka mu rugo kubw'ibibazo n'ibigeragezo. Dusengeye abari kugenda bakora amadivorce, bari kuyasaba. Duhagaritse uyu mwuka mubi wa Satani mu izina rya Yesu. Dusengeye umuntu wese Satani yashutse agafata ubwenge bwe akabuhindura ukundi, akamwinjiza mu butinganyi. Turamusengeye mu izina rya Yesu, mubohore. Wavuze ko tuzaba mu butware bw'umwijima ariko tukarindwa ubwo butware bw'umwijima. Isi yugarijwe n'umwijima, isi tugendamo n'umwijima, ariko uri Imana igitanga umucyo mu mwijima. Igihe abantu barindagiye bari gukabakaba batamenya iby'ubwami bw'ijuru, abantu bakagenda bakora ibyaha bavuga ko bakorera Imana, ndabasengeye babohore Mwami, babohore ingoyi, bohora abapasiteri batarakizwa neza, babohore, babohore, babohore Mwami. Bohora abavuga butumwa bagenda babwiriza ariko bagahakana izina ry'Imana muri bo kubw'ibikorwa. Bohora bitwa ababishopu n'abandi bose, bohora Mwami. Uri umurengezi mwiza, uri inshuti yacu. Turagushimiye Mwami, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngaho buri muntu wese umuha umugisha, natwe uduha umugisha. Tubisabye twizeye ko aba bantu bagiriye neza, kubahaye ibyiringiro bishya, abari bihebye ukaba ubahaye ihumure. Izina ryawe niryubahwe. Data, nta kindi cyakuzanye ni uguhumuriza no gushaka icyari cyarazimiye. Abandi babaciriyeho iteka ariko wowe ntiwabaciraho iteka, kuko uri umunyebambi, urambuye ibiganza byawe. Urakoze Mwami. Ndasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bidukikije, ukomeze gutanga amahoro kandi abanyabyaha bagabanuke, ahubwo abizera Yesu biyongere. Mu izina rya Yesu nombi sabye nizeye, amena. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo mbwira abantu bifuza kwakira Umwami Yesu, cyangwa ukaba wumva ijambo ryagukozeho ukaba wifuza kansoringi mu bibazo uri gucamo, reka nguhe nimero wazahamagaraho ni 0783 146
27 0783 146 27. Iyi nimero wayihamagaraho tukagufasha aho bishoboka, kandi bitunanira twese ni Imana imwe dusenga. Nawe wanabyikuramo rwose ugasenga Imana kandi kakugirira neza. Imana ibaha umugisha kandi yongere yagure ubwami bwayo muri twebwe twese. Amen. Shalom.